uburyo wakira umugabo wawe atashye buriya uba witeganyirije niyo mudu mukomerezamo. Ariko ibyo nabyo impamvu nari nkavuze nuko hari igihe umugabo yataha agataha wenda yagize akazi kenshi, agataha yahuye n'ibizazane mu nzira, agataha ipine yamutokeyeho mu nzira byasabye depanaje, hanyuma wenda na telefoni yamushiririyemo umuriro, ntabone uko akomunika mu rugo. Yaza yakomanga yakinguza, aho kugira ngo umudamu amwakire neza, umugabo yasuza ngo mwiriwe, umugore agahita amubwira ngo hiriwe wowe nawe mwiriraho. Icyo kintu ukoze, iyo mbuto bibye irahita imera vuba, n'imbuto zayo zihite zera, hanyuma utangire uzisoromeho uzirye. Kuko ubundi umugore ntabwo aba akwiye koga rimwe ku munsi. Mugiye no mu murimo w'Imana iyeranje ubanze mubwire uti ndaje gatoya, uti ndaje hari utuntu ngiye kwano, wikubite muri tushe uzuhumura, uzumeze neza cyane, utazamera nka bya bindi bajyaga bavuga ngo bya wa mudamu wavugaga ati tutagira ngo nimwe by'abanyakigali. Ariko reka mbabwire definisiyo yo gufuha. Ubundi gufuha ni inyifato umuntu yifata ashaka kwiharira uwakunda. Byo ndaza kubyita izina wenda ryo gufureka. Biraba birenze gufuha, ariko definisiyo yo gufuha yo nta kibazo yari ifite. Ariko hari igihe birenga urwo rwego, ukajya kubona ukabona umuntu acunze umugabo aryamye, arabyutse gato, yafashe telefone agiye muri salo, agiye gucata, agiye kureba abantu bavuganye. Ibyo byarenze igipimo. Kandi ibyo bintu ukoze nta nubwo biri bugira ingaruka ku mugabo gusa, ahubwo biragira ingaruka kuri wowe. Ariko ajya kubireba kubera yuko hari imyitwarire mibi muri yanduriza, yagira iyo myitwarire atayigira, ibyo bintu uri gukora uri muri yangiza, uri muri yica. Hari ukuntu hari abagabo bamwe baryamana n'abagore baseka bamwenyura, hanyuma yajya muri telefoni bwacya akabona umugore yafunze shinya y'umunwa. Uyu mugore ko yaryamye amahoro byagenze gute? Nukubera iki? Yagiye gucukumbura, yagiye kwiturikirizaho igisasu. Reka nsuze kandi nkwifuriza ibihe byiza aho uherereye hose, Aziya, Australia, Burayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka nguhe ikaze niba wumva utamerewe neza, ihangane, ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza. Reka nkubwire ngo niba wumva bitameze neza uhangane, burya bucyana yandi niko abanyarwanda bavuga. Pastor, ikaze. Urakoze cyane. Abona akavura kameze nabi. Aho kameze neza, ubushyuhe bwariho twishe. Vumbi wazindutse muri Kigali. Uyu munsi w'abari n'abategarugori Imana iwuhaye umugisha. Hariya nk'imvura iguye ngo uwo munsi ngo uba wejejwe. Oya rwose muragasaniwe. Imana ibaha umugisha. Yego. Tugiye gutangira wivuga mu mazina kuko hano kuri Iza Bisoza TV ni umuryango munini kandi uhora waguka buri munsi. Rero umuntu ashobora kukubona uno munsi akavuga ngo uyu ninde, uno munsi waje. Reka dutangire wivuga mu mazina yombi kugira twese tuze kuza kubana muri kino kiganiro tuziranye. Urakoze. Nitwa Pastor Alexis Sindayigaya. Turamenyeranye abo kuri Za Bisoza n'abandi bashyashya tubahaye ikaze. Imana ibaha umugisha cyane kandi nawe Imana iguha umugisha. Tugiye gutangira ku nsanganyamatsiko yacu y'uno munsi, tuvuga cyangwa tuganira kuri uno munsi w'itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu. Ni umunsi wahariwe abari n'abategarugori. Ni irihe jambo wateguye kuri uno munsi w'abari n'abategarugori? Ntabwo ari mu Rwanda gusa, ni ku isi yose uno munsi. Ku isi yose. Urumva ni umunsi udasanzwe muri rusange. Ijambo rya mbere ni ukwifuriza umunsi mwiza abari n'abategarugori. Uyu munsi ubabereye mwiza, umunsi ubabera umunsi udasanzwe. Imana ibarinde ibibababaza, ariko n'abagabo banyu babarinde ibibababaza. Ntabwo yakishima umugabo we atameze neza. Yego. Bagabo, uyu munsi twite kuri aba bategarugori, cyane cyane ndibuze kuvuga ku bategarugori. Ndaza gukoresha ijambo umugore. Yego, ndaza gukoresha ijambo umugore. Abari bo Imana ibiba barengere, ikomeze ibafashe bazave kuri iyo ntera y'ubwari, babone poromosiyo, binjire ku ntera y'abategarugori. Kandi nicyo tubifuriza cyane, kandi ubwo bwari bwabo bazaburinde.
ko muri iyi minsi ubona bigoye kuba umwari ntabwo byoroshye. hano nigeze kubaza nise uri umwari ahita ambwira ngo keretse iwacu baroga. yego iryo jambo bakunda kurisubiza. nabyo ni byiza, kurinda ubwari ni byiza cyane. So kuvuga ku mugore ni ibintu umuntu abura uko avuga, kuko umuntu yamuvugaho ibintu byinshi. reka uyu munsi nze kumuvugaho mvuge umugore nk'urugo. umugore nk'urugo si ubwo birumvikana, cyangwa se umugore urugo, umugore nk'urugo. Yes, umugore nk'urugo. umugore nk'urugo, kuko umugore ni umutima w'urugo. yego, umugore nk'urugo. buriya umugore ni urugo. umugore ni urugo rw'ingenzi. kubera iki? kuko umugore, buriya umugore ni mu yandi magambo twavuga ko umugore ari manager w'uru rugo. muri uru rugo harimo ibintu byinshi. harimo ibintu biri materiyeri, harimo abantu bari mu rugo, ariko hakaba n'umukuru w'umuryango ari we mugabo. yego, aba bose ari ibintu, ari abantu, ari n'uyu mugabo. uyu mugore niwe manager w'ibi bintu byose. abagabo ntibanera amabuye, kuko ibyo niko kuri. umugore niwe manager w'uru rugo. ku mpamvu ziyi, buriya abagore bibitsemo ububasha n'Imana yabubahaye, bibitsemo imbaraga n'ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi icyarimwe. abagabo ntitwabishobora, abagabo byaranze, abagabo ntitwabibasha. babonye bibananiye baravuga ngo imirimo ibiri yananiye. nta nubwo twabigerageje. hari ibintu Imana iba yararemye gutyo nyine, nuko yabikoze. kuko umugore arabihuza byose, turaza kubigarukaho. mu gihe umugabo yerekeza ku kintu kimwe, ntabwo abagabo bakunda kubavangira. oya, aba ashaka gukora ikintu yiyemeje akagikora, ariko nacyo akagikora neza. abagabo nabo Imana ibaha umugisha, agikora neza, arakibatura akagiherekeza. anaratangaye, buriya n'umusore iyo arimo arambagiza ntabwo avangavanga. umusore werekeje mu gutereta no kurambagiza ari umusore ugamije icyiza, niyo yaba atagamije icyiza. ko bimeze kose arakwegukana. mbega iyo ari cyo kintu yerekejeho umutima, ubwo ni icyo ngicyo. guhura n'umusore uri mutereta ufite gahunda noneho yo kubana n'umusheri we, acana umuriro, aramuhamagara kuri telefoni, amwandikira mesaje, ajya kugura uturabo, akora utuntu, mbega amubwira amagambo ku buryo nawe wayamusubirishamo. atamenya ibyo wamwumvisha rikodi y'ibintu yavugaga yakiseka. aramubwira ati uru rurabo rwanjye, urakatsi kateretswe mu mugezi, kinyomoro, matunda, uri ubuzima bwanjye nk'ubuze napfa, ndaryama nkumva ni wowe uje mu buzima bwa. akavuga umukobwa, kuko igitsina gore Imana ibaremeye kubwirwa neza. buriya intege nkeya z'abadamu ziba ku matwi. ibyo bumva nibyo bibubaka, ariko kandi burya ni nabyo bibasenya. ushobora gukoresha imvugo nziza, umugore akamera nk'igiti cyatewe hafi y'amazi nk'uko birivuga, ariko ushobora gukoresha rangaje itari nziza, akamera nk'igiti giteye ku rutare kitavoma amazi. kuko imvugo yacu niyo yubaka abagore. imvugo nziza yubaka abagore. ariko ushatse kumushyira kuri regime mu buryo butari butagatifu, kumubwira nabi, wajya utaha ukamubwira ngo ariko ubwo kigira ubwenge. ujye sinibaza niba utekereza ikintu cyose akoze ukagipfobya, mbega arananuka, kuko ubuzima bwe buba bwabuze. bagabo, mubwire neza abadamu banyu, kuko bakeneye kumva imvugo nziza. niko Imana yabaremeye kugira ngo bumve amagambo meza aturuka mu bakunzi babo. umusore, nicyo navugaga, umusore yarambagiza, amubwira amagambo meza, umukobwa akavuga ati noneho mwuka byaramwe, umunsi nzarugeramo azajya afata impetso anshyire mu mugongo asimbize.
akajya amubwira ati ariko ati twihutishe ubukwe kuko yumva ashaka kugera muri iyo migisha no muri ibyo byiza. Ariko iyo amaze kumugeza mu rugo aturuna paje iyo gutereta yivaho akajya ku yindi sije yo guhaha. Yes, akajya gushaka ibizatunga urugo. Si uko aba mwanze, si uko urukundo ruba rushize, ariko ahita yibaza ngo tuzabaho dute, uyu mugore nzanye, uyu mwana w'abandi nzanye yazicwa n'inzara. Agahita yerekeza ibitekerezo byose ku kazi no ku mitekerereze yo kuzubaka urugo, ugasanga kandi ni ibintu bisimburana. Umugore akajya amubwira ati se sheri, ati bya bintu wambwiraga izo nibuka ka kantu ko kuri YouTube ni Nyambo, harya Nyambo na Kiramani, Nyambo yaravuga ati none se ati kera ati wajya gusa tukanshaka ati nkiri impumyi ati hanyuma ati ukampishura ati tugakina saye ati bikiri bijya ati none ati dukire saye. Kiramani ati dukine iki? Nubwo biriya ni isomo yaramuzanye nyine, bakinaga saye yaramuhigaga akamuhishura, hanyuma nyuma ati dukine saye, ariko yahise ajya ku yindi paje yo gushaka ibizatunga urugo. Uyu mudamu reka bari we ngaruke ku mugore nk'urugo. Abagore bubahwe rwose, turabashimiye, mufite ububasha n'ubushobozi bwo kumanaginga ibi bintu, mubikora mu gihe gitoya, mu gihe tutabishobora. Ikindi reka nguhe urugero ndi buguhe, abana mu rugo iyo bazi ko mama wabo adahari cyangwa iyo mama wabo adahari, ikibazo kiravuka. Baraza bakibaza niba bari bunarye kandi ibiryo birahari, ariko babuze orutere y'ukuntu bari bwaruri ibiryo ngo bari. Iyo yagiye ku ishuri azi ko ari busange mama mu rugo, yumva ibintu byose ari tayari, araza. Kandi koko abagore babikora neza, akamenya uburyo ari bugaburira abana, akamenya uburyo ari bubamenye ngo baryamye, akamenya uburyo ngo imyambaro yabo imeze gute, akamenya. Ariko iyo navaga ku ishuri kera ngasanga mama adahari, wenda yagiye guhinga kure, baba we, mbega ibintu byamberaga bibi, mbega ibintu byabaga bibishye, no kumenya aho ibiryo biri byarangora. Nasubiraga ku ishuri numva nta buzima mfite, ariko iyo nazaga ngasanga mu rugo mama arahari, narazaga nkamenya ngo ngiye kurya, kandi nawe yamenyeraga ko ndi burye, akamenyera ko amasaha ageze, ati rya vuba mwana ugisubire ku ishuri, ati dore ariko atubwira ko iki ko amasaha yageze. Uwo ni nyina w'umuntu, ba nyina w'umuntu bubahwe. Yego, iyo yajyaga kure, iyo yabaga yagiye nko mu birori, nkabanzi ko weekend adahari, ari butahatinze, abana twese twarasuhererwaga. Iyo umumama atari mu rugo, abana ntabwo bagira amahoro, abana ntibishima, baba bafite icyo babura. Ariko dati nashaka azagenda amara ukwezi. Abapapa bajya gukora ahantu bakamara amezi 3, umwana ari kuri telefone gusa. Nta kibazo, mami yarabitunganije, amenya uko abana bari buryame. Ariko mama agiye ni ikibazo gikomeye. Mama agiye, niyo mpamvu bavuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Ba mama, babyeyi, bagore, Imana ibaha umugisha. Yabashyizemo ubwo bubasha, yabashyizemo ubwo butwari, yabashyizemo ubwo bushobozi cyane. Ntabwo turi buvuga abana gusa, abana noneho n'umugabo azaze agere mu rugo asanga umugore adahari, cyangwa umugore azajye muri misiyo, nubwo umukozi ahari, nubwo hari n'abandi bantu bari gukora imirimo, ariko utaha mu rugo, wagera mu rugo rutarimo umugore, ukumva hari ikintu kibura. Jewe iyo ntashye ngasanga yagize impamvu zituma ataragera mu rugo kare, kwinjira mu rugo birangora. Iyo mbimenye kuri telefoni, mpita ndeba ahantu ntinda, mpita ndeba ukundi kuntu mbigenza, itajya kunywa agakawa kugira ngo ndebe ko nibura nasunika nkaza kumusanga mu rugo. Abagore bubawe, abagore ni imfura, abagore Imana yarakoze kubaduha. Abagore rero ni ba manager, icyo ni ikintu gikomeye cyane ku bagore. Icya kabiri, abagore ni ba nyina w'abantu, icyo ubwacyo baracyihariye, ntawe bagisangira, kandi rwose tukibubahire.
ba nyina w'abantu. Umugore atwara umwana mu nda amezi 9 arinda ashira amufite mu nda, mbere yo kugira ngo noneho se mu nda bigire gute, iyo akimusama, kuva kimusama souffrance ahura nazo, ariko wa mwana agakura amezi 9 akagera akazamubyara, kamubyara ubona byaye umuntu. Kuba ari ba nyina w'umuntu tubakuri ingofero mwubakwe. Kandi ntabwo amubyara gusa, ahubwo Imana yamuhaye n'ubushobozi bwo kumurera muri ubwo ngewe guterura umwana w'uruhinja nanjye rwose mbaba ibintu bigora. Hari umwana ukivuka ukiri uruhinja uba urawufata ukabura uko uterura, ariko ba nyina w'umuntu bazi uko babigenza. byonyine bisanze ari kumukarabya bikunanira ari ugufatira mu mpetso ye n'ibindi bateguye, we none aramuterura ari kumwoza, ubundi biragoye. kamushyira mu ibase, akamenya aho afata, akamenya uko ari bubigenza bigakunda. Nta kuvuga ku mugore wavuga ibintu byinshi. Abagore barashoboye, abagore bakora ibintu bikomeye cyane. Kandi uretse n'ibyo, abagore Imana yabaduhaye nk'impano z'ibyishimo byacu. Abagore n'ibyishimo by'abagabo. Yego. Ngira ngo ku mugore reka nse n'uvuga ibyo bikeya, ariko ugiye muri Bibiliya usanga Bibiliya ivuga abagore b'intwari, kandi no mu Rwanda Imana ibanezeze cyane. Kuri uyu munsi reka nze kubaha message ngiye kuyibaha, ikubiye mu bintu bitatu, nabikoze muri ABC ndayiha abagore, hanyuma nze no guha message abagabo, kugira ngo uyu mugore azatekane mu rugo. Ngiye kumumenerera ibanga nkumeneye wa mubyeyi mwiza we. Urirebe muri ABC cyangwa se reka nkoreshe ABC. Ubwo mbibabwiye nk'umugabo, mbega ngiye kubamenera ibanga ry'abagabo. Ni akeye cyangwa se keya. Uburyo wakira umugabo wawe atashye niyo mudu mukomerezamo. Usomye reka nsome ijambo ry'Imana, kansome muri Bibiliya, so mu gitabo cy'Imigani ibice 14 umurongo waho wa mbere, mbone kuvuga izo ABC. Igitabo cy'Imigani umurongo wa mbere haranditse ngo, umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu we ubwe ararusenya. Umugore w'umutima, ndashaka ko tuba abagore cyangwa se tuganira n'abagore b'umutima. Umugore w'umutima yubaka urugo. Niyo mpamvu ngiye kubabwira utu tuntu dutatu, ABC. A ni akeye, uburyo wakira umugabo wawe atashye, buriya uba witeganyirije, niyo mudu mukomerezamo. Hari ibintu byateye muri iyi minsi biba byarazanywe n'iterambere, nabyo ntiwamenya. Merutse gukoresha ikiganiro ku rubuga tujya tugira rwitwa umuryango cyangwa se urugo rwiza rwo muri Family of Hope Ministry. Kuri urwo rubuga twari dufite topic ivuga ngo gufuha. Niba ari topic yaryoshye, niba ari topic yamaze umwanya abantu bakavuga, ibiganiro bikaba byinshi, ni ugufuha. Narababaje nti se gufuha ni byiza cyangwa si byiza? Gufuha ni icyaha cyangwa si icyaha? Abantu barasubiza ukajya kumva umwe arasabye ijambo, yasaba ijambo agahita avuga gufuha ngo n'abadayimoni ngo mu izina rya Stoka Shitani. Undi agahita aza ati gufuha ni bibi, undi ati gufuha ni byiza. Byari biryoshye. Ese wowe turi kugendana dukurikiye, gufuha ni byiza cyangwa ni bibi? Gufuha ni icyaha cyangwa si icyaha? Muri komenti ibyo utavugiye ahangaha uzabyandikemo nta kibazo. Ariko reka mbabwire definition yo gufuha. Ubundi gufuha ni inyifato umuntu yifata ashaka kwiharira uwakunda. Byo ntabwo ari bibi. Inyifato umuntu yifata ashaka ko yiharira uwakunda, ibyo ubwabyo ntacyo bitwaye.
ariko hari igihe birenga urwo rwego, iba nabyita gufureka byo. Gufuha bikoresha ibintu bibi iyo bibaye iyo kabije. Yase kandi iyo bikabije ntabwo ndi bubishyire muri gufuha rero, byo ndaza kubyita izina wenda ryo gufureka. Biraba birenze gufuha, ariko definisiyo yo gufuha yo nta kibazo yari ifite. Ariko hari igihe birenga urwo rwego, ukajya kubona ukabona umuntu acunze umugabo aryamye, arabyutse gato, yafashe telefone agiye muri salo, agiye gucata, agiye kureba abantu bavuganye. Ibyo byarenze igipimo, kandi ibyo bintu ukoze nta nubwo biri bugire ingaruka ku mugabo gusa, ahubwo biragira ingaruka kuri wowe. Ariko ajya kubireba kubera yuko hari imyitwarire mibi uri muri yanduriza, yagira iyo myitwarire atayigira, ibyo bintu uri gukora uri muri yangiza, uri muri yica. Hari ukuntu hari abagabo bamwe baryamana n'abagore baseka bamwenyura, hanyuma yajya muri telefoni bwacya akabona umugore yafunze ishinya y'umunwa. Uyu mugore ko yaryamye amahoro byagenze gute? Nukubera iki? Yagiye gucukumbura, yagiye kwiturikirizaho igisasu. Urumva? Gufureka abantu bajye babireka. Reka ngaruke muri ya ngingo nari ndimo, ariko ibyo nabyo impamvu nari nkavuze nuko hari igihe umugabo yataha agataha wenda yagize akazi kenshi, agataha yahuye n'ibizazane mu nzira, agataha ipine yamutokeyeho mu nzira, byasabye depanaje, hanyuma wenda na telefoni yamushiririyemo umuriro, ntabone uko akomunika mu rugo. Yaza yakomanga, yakinguza, aho kugira ngo umudamu amwakire neza, umugabo yasuza ngo mwiriwe, umugore agahita amubwira ngo hiriwe wowe nawe mwiriraho. Ibyo bintu ukoze, icyo kintu ukoze, iyo mbuto bibye irahita imera vuba, n'imbuto zayo zihite zera, hanyuma utangire uzisoromeho uzirye. Niyo mpamvu nababwiye ngo uburyo wakira umugabo atashye niyo mudu umukomerezaho. Nubwo waba wahuye n'ibibazo, nubwo waba wahuye n'ibikubabaza muri ya mirimo myinshi mugira mu rugo, ariko banza umwakire neza, banza umuhe karibu, kuko nawe arifuza kwinjira mu rugo rumwemera, rumwubaha nk'umugabo, akeneye umutekano mu rugo. Yes, hanyuma namara gutuza uze kumutura zashira. Nari mbabwiye ngo muri A harimo akeye, uburyo wakira umugabo atashye niyo mudu umukomerezaho. Ese ibinshatse sinabigarukiriza aho ngaho, reka mbirekere aha ngaho, hanyuma njye kuri B. Kandi ibi ndabizi cyane kuko ngishaka ntabwo nabyibuhijwe n'ibiryo, nabyibuhijwe n'uburyo banyakira. Yajyaga kugera mu rugo sinzi cyabimubwiraga, agahita afa mu rugo, yazaga yirukanka akanza, tugahurira ku irembo, ku marembo, akampobera, akamfata neza, akanjyana mu mbavu, amfashe mu mbavu akageza muri salo, akambwira ngo sheri wiributa, akankurira inkweto. Ibyo ni umwihariko wa madame. Yego, ibyo birambyibushya, kuko niba hari ikintu kinezeza ni ukwinjirira mu munezero w'urugo, ni ukwinjirira mu rugo rwishimye, biranezeza cyane. Hanyuma reka njye kuri B. B ni bote. Bote, sera bote, ubwiza. Abagore bataraba umutima nkuko twasomye hano, yibwira ko ntawe ukimurambagiza yafatishije, kakantu ko gufatisha mana. Urumva ukirugeramo wari utarafatisha, ariko imyaka ubwo ibaye 3, ubwo ibaye 5, urumva waramaze gufatisha. Ariko umugabo yifuza kukubona muri image, mu isura yakubonyemo akubenguka. Ari umudamu twaturanye kera nkiba muri Rukiri, ahantu bitaga Reveni, ntago ndamenya n'impamvu bahise Reveni, kuko ibyo bikoresha date ni itariki Reveni, ntago nibaza impamvu rero kiriya gice cyo muri Rukiri hafi ya Iniraka ugarutse hino bahise Reveni. Abantu bazabimbwire, n'uwabisobanukirwa muri comment azabishyiremo, nta kibazo mbimenye. Yes, twe dutuye aho muri icyo gice cya Reveni. Umudamu benshi bacanaga inkwi muri icyo gihe cya kera, ni 9, 9, nuko asohoka rero mu mutwe harimo ibya bintu by'inkwi babyita urwevu
twavumba sinzi uko babyita byagiye mu reka musatsi tubifate nk'ivu ryavuye mu ziko. yego ivi ryagiye mu musatsi bakunda inkwi zituragurika hari utuntu tugenda tuzamuka. agenda rero atabihunguyemo akubitana na mugenzi we aramaze aterekose madate noneho urasuka ahita avuga bapfu wari ukindambagiza se abagore bataraba umutima bibwira ko ntawe ukibarambagiza ariko umugabo yifuza kukubona muri ya imaje yakubonye akubenguka mpaka mushaje. niyo mpamvu ubwiza ari ngombwa. ubwiza hehe? kampere ku mubiri. ubwiza ku mubiri ni ngombwa. umugabo yifuza guhona umugore we ari mwiza, bote ari mwiza, agasatsi kameze neza, imyizerere yawe uwo uriwe ukita ku musatsi wawe, fesi yawe isa neza, mbega ubereye, uri umugore ubereye uwo mugabo, imyambaro yawe wambaye neza, uko mu bushobozi ufite akeneye kukubona uri ufite ubwiza. njya mbibona umugabo iyo atizihiwe n'umugore we, iyo atamubonamo ubwiza nk'uko mbivuze, iyo bagendana mu nzira urabimenya, bagendana bameze nk'igihe Yesu na Petero, igihe Yesu bari bagiye kumubamba ngo umwe yarengaga undi ahinguka, aramubwira ati egera imbere ndagusanga ku muhanda. umugabo atera intambwe ndende, cyangwa akabakubwira ati mwe mugenda yemwe ndabasangayo. ntabwo aba ari purawudiye, ntabwo aba ari purawudiye. ariko umugabo wizihiwe n'umugore we umeze neza, bagenda mu masaha bari bafatanye santimetero hafi aho ngaho, bagenda mu santimetero. kubera iki? kuko arumva ari purawudiye, nagera mu nzira agahura n'abantu ni ngombwa arahita basobanurira uwo bari kumwe ari we. ishimo byanjye uyu ni madamu. ariko undi abona bitari bukunde, aragenda atera intambwe ndende, ubona undi aragenda amwiruka inyuma. bitewe n'iyo mpamvu biragusaba iki? serabote, ubwiza. ubwiza kuri fesi yawe, ubwiza ku myambaro yawe, ubwiza mu bushobozi bwawe. ikindi, ubwiza muri saro, ubwiza mu rugo, muri saro. ku mubiri ndahavuye ariko simpavuye neza. ni ngombwa kumenya umubiri wawe, ubwiza bwo muri saro. abagabo dufite feburese ku maso, amaso yacu araprojeta arareba, mbega amaso y'abagabo niyo adutunze. ibitwubaka biva mu byo tureba, kimwe n'ibitwangiza nabyo biva mu byo tureba. ni ngombwa ko amaso yacu abona ibyiza. umugabo iyo akigera muri saro ahita projeta, akabona ibitari mu mwanya wabyo, ahita abona biriya bitari mu mwanya, akabona ibitari mu mwanya. ku babandi babasinda bo, araza yabona akabona akantu katameze neza agahita akubita ishoti. niyo mpamvu mu byaro iyo umugabo atashye amera nk'uri gukina umupira ukabona isahani ayikubise ishoti, ukabona niba hari n'agasorori kari hano agakubise ishoti. kubera iki? kuko amaso ye ahita abona ibitari byenoruganiza. ngombwa amaso y'abagabo niko ateye. buriya amaso y'abagabo akeneye kubona ibyiza, nk'uko amatwi y'abagore akeneye kumva ibyiza, niko n'amaso y'abagabo akeneye kubona ibyiza. ntabwo ari muri saro gusa rero, ahubwo nimukomeze mugere no mu cyumba. mu cyumba ubundi ni ahantu ho kuruhukira, ni ahantu umuntu amara umwanya. mwari mubizi ko amasaha menshi ari ayo tumara mu cyumba. muri icyo cyumba rero ubundi biranakwiye kugira ngo nawe mugabo usigemo akarange keza, akarange kamara stress. hari amarange amara stress, ariko hari n'amarange atera stress. muri icyo cyumba ni ngombwa iyeranje habe hameze neza, hatungane, bigende neza cyane. ubwiza, isuku impande zose. hari ibyumba bimwe wageramo ukagira ihungabana ugeze muri icyo cyumba.
wareba supanete ubwoba bukakwica. Hari igisakuzo twajyaga dusakuza kera kivuga ngo ngeze mu ishyamba ngo ibishokoro birafata. Hari ibyumba wageramo ukamera nk'icyo gisakuzo. Iyi be ni bote. Bote ni ngombwa, ubu bwiza ni ngombwa ku mudamu. Making sure ko ibintu byawe biri mu bwiza ku mpande zose. Hari aho ntavuga ibyo umuntu avuga yiherereye, ariko ni ngombwa. No mu murimo w'Imana wa wundi twavuze ubushize mu biganiro byagiye bitambuka, umurimo w'Imana ni ngombwa kugira ubwiza, kuko ubundi umugore ntabwo aba akwiye koga rimwe ku munsi. Mugiye no mu murimo w'Imana iyeranje, ubanze mubwire uti ndaje gatoya, uti ndaje hari utuntu ngiye kwano, wikubite muri tushe, uze uhumura, uze umeze neza cyane, utazamera nka bya bindi bajyaga bavuga ngo bya wa mudamu wavugaga ati tutagira ngo ni bimwe by'Abanyakigali. Ni ngombwa sera bote. Se yo ni cuisine. Abagabo twese kamvuge 90% da, uko wenda wabona hari 10 ritabikunda, ariko abagabo twese dukunda kurya neza. Se ni cuisine bose. Cuisine ntabwo kurya neza biba bivuze ibiryo bihenze cyane. Kera iyo navugaga kurya neza mu rugo bahitaga bumva inyama n'amafi. Ariko nibyo ntabwo wagiye kure y'ukuri cyane. Kuko iteka iyo navuga kurya neza bahitaga bavuga bati inyama, bati inkoko, bati girigiri. Noneho kugira ngo mbigishe isomo ry'uko kurya neza atari inyama n'amafi, nkajya ngira nibura nka rimwe mu mezi 3 ntabwo nabaga ntagize, nkajya mu gikoni ngateka. Naba ndi buteke sinteka inyama, kugira ngo batazajya bagira ngo kurya neza ni inyama, ni amafi, ni ibintu nk'ibyo. Hari uburyo wateka neza, hari uburyo mwarya neza kandi mutariye ibihenze. Ese buriya umuntu atetse akavange k'ibirayi n'igitoki ku bantu baciriritse, nibwira ko abantu benshi ibirayi byarahenze. Yes. Washyiramo n'ibyo bishyimbo, burya washyiramo na kamagi kakajyamo se? Kajyamo cyane. Ushyizemo kahonja ntikajyamo? Kajyamo na karoyiko. Karoyiko kajyamo. Yes. Ntabwo guteka bisaba kubanza kubitekereza. Hari abantu bamwe afata igitunguru akagikatamo 4. Ukazasanga icyanyuma cyabaye nk'isharasi, akagikatamo 4. Kandi niba hari ikintu gihendutse mu Rwanda, igitunguru. Kugira ngo ibiryo biryohe uteka igitunguru cyinshi, ukagikaranga ku buryo ugikaranga karitsi kumva ko mukaranze. Wateka ibiryo ntubiteke ngo ushyiremo amazi menshi. Hari ibiryo ujya kwarura ukagira ngo ufashe urucundu rugiye kuroba ifi, urumva ukajya ukubita ku kirayi kigahita kigucika. Byitondere ugateke kabe kumutse ku buryo nupfundura isorori, abantu bumva ibyo biryo bihumura. Ibyo bisaba iki se? Ntabwo bisaba rero. Buriya ni ngombwa ko utegurira umugabo wawe ibiryo wabyitondeye. Nubwo waba wagiye mu kazi ni byiza, ariko nuvayo jya usuzuma urebe niba se abakozi babitetse neza. Ni byiza cyane. Buriya hari ingo zimwe na zimwe zirya nabi, zitabuza ibyo kurya, zitabuza amafaranga, ariko ugasanga sitoke iruzuye, ikintu cyose girahari, ariko uburyo bwo gutunganya iryo funguro ugasanga buraburamo akantu. Bamama, ababyeyi, mujye mwitondera ako kantu, mujye mukitondera, kuko ibyo birimo birasenya ingo. Jya kubona ukuntu umugabo kubyihanganira, buryo umugabo nuwariye kandi wariye afite apeti. Yego,
hari ababona rero byaranze burundu akicecekera akagenda rwihishwa, ugasanga inshuro nyinshi arya ahandi, ajya kwa Mucoma akabwira Mucoma ati Mucoma ati nshyiraho zingaro 3 n'umubiri cyangwa n'umwijima akamushyiriraho agakubita umwijima na zingaro, hanyuma n'ifiriti y'igitoki cyangwa y'ibirayi cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo, kugira ngo atahe nibura hari uko yigenje. Bitewe n'iki? Mu rugo ntabwo bigenda neza, ku ifunguro ntibimeze neza, kandi abagabo benshi buriya ntabwo bakunda kuharira kuri ibyo bintu. Hanyuma yagera mu rugo kugira ngo atiteranya n'umugore, umugore akazana nyine bya funguro rimeze kwa kundi, umugabo agahita amubwira ati shera ati ntabwo meze neza, ati ndumva cya mibe cyahagurutse, ati ni ugushaka uburyo tunywa ku miti, ati mibe yahagurutse, ati munyihanganire sindi bufate ku ifunguro. Ntabwo ari amibe ni zingaro n'umwijima biri mu nda, ntabwo ari amibe, ariko niwe wabiteye. Bagore nimwite ku ifunguro mugaburira abagabo banyu, kora research, kora ubushakashatsi, umenye ngo ni gute nategura ifunguro riryoshye, ifunguro umugabo yishimiye. Gira ngo kangarukire kuri yose, hanyuma reka nihere message abagabo kuri uyu munsi w'abari n'abategarugori. Reka ngusabe mugabo mwiza, uyu munsi wiyeranje, nibura ubwira ibintu 3 ushimira umudamu wawe. Erega nubwo akora amakosa menshi, nuko akora byinshi. Mbibutse ko umuntu wese agira côté fort na côté faible. Gukosa si igitangaza, buri wakoze aranakosa. Utwo turimo twinshi bakora baduhuriramo n'ibizazane byinshi. Yego, ashobora kutaguterera ipasi kuko yiriwe mu turimo twinshi, ashobora kuba yatinze guhisha kuko yiriwe afite ibindi bintu amanaginga. Ni ngombwa akeneye kumubwira munyemerere mbaho uyu mukoro, kandi ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana muze kunkorera uyu mukoro mbahaye. Ni ngombwa bwira umudamu, umubwire ibintu nibura 3 byonyine, mubwire ibintu 3 nibura umushimira. Muri byinshi umubwire 3 umushimira. Mbibutse ko uko byagenda kose hari ibyiza yakoze, hari ibintu yakoze byiza. Shaka utuntu 3 twonyine umubwire uti sheri uti iki ndakigushimira n'iki ndakigushimira. Murakoze cyane, reka dusorezaho iki kiganiro. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Amen.